Okay, reka dushimire abakoze subscribe channel yacu yaki 150. Akantu gato kari kazanye kuvuga ni kuri ibintu biri kuvugwa cyane muri iyi minsi bijyanye na Nyambo Ngaranuka, ariko ikintu kimwe nabivugaho abantu benshi bari kubyitwaza ngo bari kumuvugira, ariko barimo barashaka kwisakaza cyangwa kubyamamaza no kubikwirakwiza. Njye mbona nta n'ishingiro bifite, ndabona nta shingiro bifite pe, kuko umuntu araza ngaje gusesengura wenda aje kumuburanira avuge ngo ubihagarika, ariko then nubwo koresha ya nero ngo Nyambo aranuka, bivuze ngo uracyari murasakaza nyine ibyo bintu, ntabwo wabitwaje nyine cyo bisakaza n'ubundi uracyabyoamaza. Ariko abone ikintu kimwe nakubona numva birenze, numva birenze ubwose ko umuntu ukanta n'ukari no birenze birimo, ahubwo abantu bamwe murabikomeza cyane mukabiha imbaraga bidafite nyine, mukabishyira hejuru cyane, ugasanga hari abantu bamwe namwe bagenda birenganiramo, abantu bamwe bagenda bigiraho ingaruka nini kandi zitari nziza. Rero ikintu navuga cyo ni kimwe, abantu mwirinde nyine kwamamaza nyine ibintu nk'ibyo bitari byiza ku mukobwa nka Nyambo urimo uratera imbere cyane muri iyi minsi, umuhagaze neza, ufite filime nziza imeze neza ikunzwe, Ibanga ndumva ugeze kuri episode ya 950 ntabwo nibuka neza, ariko nyine tubireke, ntabwo ari byiza gusebya umuturarwanda. Wenda ushobora kugera ukasebya ibigarasha ukavuga ibiki n'iki, ntabwo ari byiza kuvuga ngo umukobwa umutegarugori ukajya ukamwandagaza, kandi n'ukuntu tuzi Nyambo yitonda, Nyambo nta muntu asuka, nta muntu asuzugura. Rero kujya ukamwandagaza ukavuga ibitakwiriye ntabwo ari byiza, ntabwo ari byiza. Abantu mwe murasakaza izi mvugo zo nivuga ngo ni Nyambo aranuka, ntabwo ari byiza. Mwigaye nawe narenganya kuko ikintu namaze kubona cy'umuntu muri iyi minsi yabonye bakoze ikiganiro wenda kikagira views cyangwa content ikaza ifite views, biragoye ko abantu bayireka, ntabwo n'ubite bicika akanya wapi, ahubwo birakomeza. Rero ikintu kimwe navuga cyo abantu nyine bakuru nyine mureke gukora amakosa mwamaze ibintu musakaza, ntabwo ari byiza ku mukobwa nk'uriya, bishobora kumutera depression, bigatuma yiheba yiyumva nawe ku mukobwa ntabwo ari ikintu kigaragara neza, bigatuma atongera kujya mu bantu. Rero ikintu kimwe navuga cyo ni kimwe, gatureke gukwirakwiza ibintu ntabwo ari byiza. Murakoze.